Subiza. Wamurekuye ntiwamurekuye? Yego cyangwa we? Boss, suzi ko najya mubeshya. Siba! Wamurekuye ntiwamurekuye? Indese boss. Kimwe kizima cyangwa gifite ikibazo. Nakubajije ngo wamurekuye ntiwamurekuye? Ibisubizo ni bibiri. Ni yego na oya. C'est tout. Wamurekuye ntiwamurekuye? Ariko se nk'iyo ubundi ntibagiye kukubaza undira mungu yageze mu cyumba ntumbe iki we ngo byagenze gutya amadetails uko byagenze so kuvuga ibintu byarangiye oya byararangiye ariko ntabwo yize mbona umwanya kandi aracyari hano ntari hari asa n'ubizi nyine ndabizi nese sinagusobanurira ukuntu nyine bambwiye ko ashatse kugufata ko nyine ahubwo yageze mu cyumba gute yavuye muri saro ajya mu cyumba gute ukuntu byagenze nyine nese nari ngiye kumuzana amafaranga ngiye kumwishyura nibagirwa gusiga nkinze birangira rero nyinjiranye nyine niko gushaka kumfata ku ngufu ndangije bitanguhamagara none se ko bivuga ko wamuhamagaye ukamuzana waje kuguteruza ibintu ugahita sinzi n'ibintu bavuga mbona bimwe utuntu tuducabiranye ku yari ari kukubeshya nyine kubera yahise abona nguhamagaye akazi kagiye kukunwara neza akazi kawe kagomba gukorwa ariko ukamubona nanjye niyo mpamvu nashakisha umwanya mpaka nkazi uzi ukuntu nahirimbanyije none se hahantu mbese bituma ukina n'amakuru mfite hahantu bigira ikibazo n'ubundi gahunda iracyari yayandi niyo mpamvu nje ugendera kuki oya nayo rega ntabwo ari njyewe ni akazi nabikubwiye kandi nabikubwiye ako kazi birumvikana ko tugomba kuba kubera akazi ako nyine n'umukunzi abakeneye ahubwo mbwira tumukorera iki umuntu yababaje nyine agashaka kukwandarika akajya mu cyumba cyawe wasanga ari n'ibyo utarifuza sheri kamubwire ngewe n'ubundi ndikumva byaranarangiye twamwihora akijya we Ukuri sheri ndakubaha urabizi subizi ndanagukunda urabizi ariko ahubwo kugira ngo ubone none uburemere narifashemo reka nze mwere Vuna mwe kumvuze sinzi oya reka nze nkwereke biti isomo nacho ariko nyine reka ahubwo niba reka nze nkwereke mu batize bya nyabyo nongere kwita umubatizo urumva bajyajya muri pasteur munikayi wumvise reka nze nkwereke atinyuke kukungira mu cyumba no kumfatira umugore ku ngufu ubundi cyumba cy'umugore n'umugabo ni ikitonderwa kame nta mwana we ugomba kugikiniramo square kanze nkwereke ako bigende magake atazatugwa nashaka pe weze ko yakurisha okay ngenda ndahari nta kibazo none se urumva akazi niko kambere sawa nanone akazi ihangane basi ngende ukoresha nese basi byihe hari ibyo nsize nakoze ku kazi kugira ngo ngende bahere tukuma ubundi bitega ayiwe shari umva bigenze ari hehe indese wamurekuye indese narekuye gwapije ntabwo ndi kumubona se indese birarangiye wamurekuye uya ntabwo nigeze mpajyana yarari ari hehe ntabwo mbizi kika no bazamukozi hajya witwa ngo ni buri ndakoka ndakwa mu sana wa musabo ndakoka
ku musozi ubuto sina isaba mu cyari mu kimutana bwizuko ari hehe ntabwo mbizi yagiye atese ari hehe ngira wamurekuye ntabwo mbizi cyangwa n'ubazamukozi ndatoka se kabana bana mwe fisha hano kavuru Ndekwe Yego tata. je kubaze igisubizo ni yego ni oya wamurekuye ndakoza wamurekuye amwe wamurekuye ni wamurekuye Inde. Umva ibyo by'akazi ndabirambuye nanone kujya. Ese shira wazaje Oya wihangana. ntabyo kuga kwihangana Jya wihangana. Ubuse nyine akazi ngira. None urakagira ariko wewe ndakaguha umwanya. Kaguha time. Hari ibyo mba nirengagije naho hari ibyo mbona. Nako se shira wambaje ngo akazi ugiyeho kameze uti. Aka kazi aka noneho. Ehe ni imodoka uragendamo. None ndayikugura utajyana ibya bindi byo kugenda n'ibirenge. Wowe vuga ngo uranyihanganiye cyangwa umpaye umwanya. Ndawuguhaye. Sawa. subiza wamurekuye ni wamurekuye yego cyangwa oya Boss, suzi ko najya mubeshya. ziba wamurekuye ni wamurekuye Inde se boss? kimwe kizima cyangwa gifite ikibazo nakubajije ngo wamurekuye ni wamurekuye ibisubizo ni bibiri ni yego na oya c'est tout wamurekuye ni wamurekuye Boss, icyo nibuka ni kimwe. Yamamagaye ndamukupa. kiba kizima cyangwa Si mama. wamurekuye ni wamurekuye wamurekuye ni wamurekuye Ntabwo namufashe. ikintu ni ikikora ikintu muto buri kishobora gikuyeyo ibyo kubaza nawe kubyumva Ntabwo wamwe. Ndo. bakubaje ngo wamureka cyangwa wamureka ubundi ikinyarwanda bavuga ntabwo cyumva Inde se. okay ibyo tubyihorere hanyuma muri iyi minsi itatu nta kintu wabarigeze Kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu. ziba sinubyo mubajije tetwa nta kintu wigeze ubona no mu gipangu kidasanzwe nk'umuntu yigenzagenza Gogo. Ikintu kidasanzwe. uresitaye Ikintu kidasanzwe. mu bwenge ufite warabuguze wenda tuvuge ko nakubukoresha ngo burashira cyangwa ni nate baguze abonoma Nyiri muto barandose. noneho waje kwivuriza hano we ucunge neza nakwirukana ukajya kurindagira hano i Kigali Ntabwo nasubira. ngaho mbwira ni iki wabonye vumvura se Yanga. mugenda kimwe imbwa nyine imeze nkawe Nirusha kugenda neza. wari inzungu wari imbwa y'inzungu Yanga nagaturuka inyuma. genda mve imbere genda Murakoze bose. bashiri ni ugushaka ikintu cyo gukora kuko ibintu ducunze nabi byadukoraho ahubwo ni ukugira vuba byadukoraho urebye ibintu twamukoreye agize icyo atangaza hanze ahubwo noneho waranamukomerekeje wapi reka kiremwa agapanaho njye kumuhiga mbere yuko agira ikintu atangaza sibyo niba ngombwa kandi ibyo ushaka kugeraho njye naza bitagezeho hari ikibazo Aya mavja ya pe ntabwo mbibona. ufite ubwanwa bwiza Aya mavja oya rwose. iyo mubwira kugira ngo Oya mavja oya.
Ndekwe. 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 Bose nari mbitavye. Uri mu biki? Nari mu kazi. Sezeye uranze uzarota. Yego bose. Nari mbitavye. Ciao. Mwaramutse. Karibu kiriya. Umva se nkubaze. Icara hano nkubaze. Ese ko mfite undi mukiriya ndi gukorera usibye ko Umva nkubwire. Hari umuntu ndi gushaka. Urumva? umuntu Eh, ukora iki? akora inzara. Nanjye ndazikora ariko Ni umusore ukiri muto ndi gushaka. Hari umuntu wamundagiye n'ifoto ye. Ariko duherukana amunyereka afite igituta kiryana. nyereke ndebe turebe. Do uyu mutipe uretse ko icyo gihe duherukana afite igituta kiryana. Uyu niwe ndi gushaka. Uramuzi? Akoreramo hano. Uzi uyu mutipe uyu ni umukozi w'ahangaha ni mbese ni nk'umuvandimwe ni nk'inshuti hano ariko twaramubuze twese twaramubuze twashatse ahantu hose na murumuna we Keza nako mushikiwe yego komanda ahubwo we muraziranye Ndekwe. Kiye kukubaza. Muteze yombi mpase. Kandi ntugorane. Sinjye ngora. Ndekwe. Mu minsi nk'itatu. Cyangwa cy'umweru. Nta kintu waba warabonye mu kidasanzwe. Bose ntacyo pe. Nta n'inyoni usibye n'ikintu habe n'inyoni nigeze mbona gira kubwiza ukuri. Nonese. Ndekwe ntabwo ndi kukwizera. Nta n'umuntu byibuze waba yaraje adushaka. Tekereza neza. Abashaka muri iyi minsi nawe Nawe. Kandi nzi ko nta kimishe. bose ntacyo pe ntacyo kandi nta n'ikizigira kibaho. Okay. Nyine urumva uwo muntu uwo muhungu bamundangiye ko akora inzara neza niyo mpamvu namushakaga cyane. sha wallahi twaramubuze ahubwo twe twarumiwe uzi ukuntu bitumereye nabi uzi mushiki wiwe yensigaye ntinya no guhura nawe ahubwo kuko iyo nkubitanye nawe ahita amumbaza bivuze ko ntaheruka gukora. Tumuheruka uwo munsi kuva icyo gihe ni amakuru ye na telefone naki ahubwo igikurikiye menya ari kuzajya kuri polisi. None se twakora iki ko twamubuze? Ntacyo
Naribi reka ngende ndaza kugaruka nacyo namwe mu nkorere sibyo? None se ko mbona yaguhangayikishije cyane muraziranye? Amagayikisha se? Nta kibazo gusa ndaza kuza nuko urajya nkorera inzara. Okay. Sawa rero ubwo ndagaruka ku mugoroba. Sawa. Makubwa si umugore musirimu gutya wari gushakira iki Zubba? Tashangala da. Yazanye ingurube inka ninde wakubwiye ko abasinzi hari hano baza kunyarira hano ni muri toilette ndetse ko hambiriye bimeze bite Ufite iki kibazo umugabo? Cyagenze bite? Ntabwo harava amaraso wa. Ufite ikibazo wa. Ufite ikibazo. Hewe byagenze bite ubu? Bashobora barakwibye bakuzana hano. Hano ntabwo dufata abantu batezwe. Haguruka kenda vano. Bose bo waki? Nibwo wamenya ko ari umukobwa uziki. Ariko se ko mbona boss akomeje kumbaza ibi bibazo, hari aho yaba ahuriye na wa musore nacikishije? Bibaye ari byo ko byankoraho. Ndekwe gutekereza iki? Ndekwe kuko ntabwo mbeshya. Ntabwo mbeshya. bose sinzigera nakubeshya. Sawa. Nimba ntacyo mpishe ntacyo ngenze wakomeza akazi kawe. Murakoze.